Dutangiye tubifuriza amahoro y'Imana inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Tukaba rero dutangiye isomo rya gatatu, akaba ari isomo ritwinjiza mu gutangira gukora ifoto by'umwihariko muri Photoshop. Tukaba ari ryo somo tujye gutangiriraho turebera hamwe uburyo umuntu yakora ifoto, ndetse turarebera hamwe igikoresho cyitwa selection tool, icyo umuntu yifashisha kugira ngo ahitemo igice kimwe mu ifoto agishyira ahandi hantu. Turaza kubirebera hamwe. Mbibutsa ko kugira ngo mudushyigikire mwakanda subscribe ku batari bayikora, ndetse mugakanda like na share, ndetse mwaba mufite n'ikibazo mukacyandika muri comment tukagisubiza nta kibazo, kuko comment zose turazireba kandi tukazisubiza. Reka rero dufungure Photoshop yacu, dushyire ifoto muri Photoshop kugira ngo dutangire tuyikoreho. Turebera hamwe icyo gikoresho dushaka kwiga uno munsi. Nkuko twabyize rero, iyo umaze gushyira ifoto muri Photoshop uba ushobora kuyihindura ukayikorera ibyo ushaka, ukayikorera montage cyangwa se ukayihindura, ukayikata, ukayigira nziza n'ibindi bigiye bitandukanye tuzagenda twiga mu minsi iri imbere. Bityo rero tugiye kurebera hamwe igikoresho iki cya kabiri kiri hano, nicyo tugiye kurebera hamwe uburyo gikora. Uburyo gikora rero uraza ugakandaho hano. Tuributsa ko utu tuntu mureba hano, utu tuntu turi ku murongo hano, nitwo twifashisha tugira gute tweditinga ifoto cyangwa se tuyihindura uko dushatse bitewe n'umugambi tuyifiteho. Ndakeka mu masomo yashize twarabyize, wenda batabyibuka neza bareba mu masomo yabanje mugasobanukirwa kurushaho. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe akangaka kitwa rectangular marquee tool, cyangwa se ukanda shortcut y'inyuguti M, ubundi ugahita uselectiona hano, ubundi ugahita ukanda hano. Akamaro k'iki gikoresho cyangwa se akamaro kahangaha kabiri, akamaro rero k'iki gikoresho cyangwa se akamaro k'iyi tool bivuze igikoresho nyine mu Cyongereza, nuko uza ugakata igihande ushaka mu ifoto ku buryo ushobora kukimura ukagishyira ku yindi foto. Kugira ngo rero uyikoreshe uraza ugakanda hano, ugakanda ku ifoto, ugakanda kuri suri cyangwa se kuri mouse, ugakandaho kuri buto y'ibumoso, ubundi ugahita umanura. Iyo umanuye gutya wagumishijeho, urareba ko haza akantu kameze nka mpande enye, akantu kameze nka mpande enye kazengurutse ino foto. Iyo rero ushaka kugakuraho nanone, uraza ugakanda ku ifoto inshuro imwe nanone kagata kagenda. Iyo ngiye kugashaka kugashyiraho, uraza nanone ukamanura kwa kundi ugahita uselectiona. Ubu ngubu twaselectiona cyangwa se twahisemo iki gice kizengurutswa n'aka kantu muri iyi foto. Dushobora iki gice kugishyira ahandi hano mu yindi foto, cyangwa se tukagikoresha ibyo dushatse. Iyo rero ukanze ahandi hantu, wenda dukande nk'aha ngaha, iyo ukanze nk'aha ngaha ugasa nk'uterura kino gihande, bita bijyana n'ifoto iticika gutya. Urabona ko isi icika. Reka tuyisubize aho yariri. Urabona ko tuyishubije aho yariri. Noneho kugira ngo uhitemo igice ushaka mu ifoto ntikijyane n'ifoto kwa kundi, uraza ugaselectiona hano, noneho ukagira gute ku buryo ushobora kwimura aka kantu twaciye. Kugira ngo ugahindure, wenda ushaka aho ugashyira heza wifuza bitewe na gahunda ufite kuri iyo foto, uraza ukakandamo hagati ukakimura kakajya aho ushatse. Bisaba rero ngo ko uba wakanze hano, ntago ushobora kwimura. Iyo wimuye hano ukaza hano, ihita ihinduka cya gice kigacikamo. Bityo rero ni ukwitonda umuntu akagira gute agakanda hano kuri aka kantu ka kabiri. Reka turebere hamwe rero. Ushobora kuba ushaka wenda guselectiona igice mu ifoto, ariko ukaba ushaka ko impande enye zingana, ikaza ari kare, mbese ari impande zose enye zingana. Wenda ufite ifoto wenda ndende, urashaka gukataho isura yawe ikaza imeze nka passport, ku buryo
ushobora kuyishyira ku byangombwa cyangwa se ahandi hantu. Uraza ugakanda ahandi nyine kuri aka ka rectangular mark tool, ugakandaho, noneho ukaza kuri keyboard yawe ugakanda kuri shift, ahantu handitse shift, wakanda kuri shift, noneho ugahita uselectiona na ka kantu uko twabonye, ugahita ukandamo mu ifoto ukamanuka. Urareba iyo umanutse biza ari kare, impande zose zingana. Ubu sinshobora kujya guca sinshobora kugenda ku ruhande ngo wenda uruhande rumwe rurute urundi, urabona ko bingana byose. Rero bigufasha gupima impande zikaza zingana zose. Iki ni kimwe. Reka twongere dukande hano kagende kari akantu. Iyo ushatse guhitamo impande enye uhereyemo hagati mu ifoto ugaheramo hagati izamuka, kugira ngo, kuko reka nze turebere hamwe. Iyo ugize gutya urareba aka kantu kari kwica bitewe n'iki, bitewe n'ahantu turi kumanura suri. Urareba kari kuva hanze urareba kari kuvamo imbere kajya hanze, urareba kari kuva hano twahereye kajya hanze. Noneho turashaka ko kava hehe, kava hano hagati kajya inyuma. Uraza ugakanda kuri alt, noneho iyo selectione kavamo hagati, urareba ko kari kuvamo hagati. Noneho kari kuvamo hagati ugaselectiona ahantu ushatse. Urabona ko ndi guselectiona ahantu ushatse bitewe nuko nakanze kuri alt nkagumishaho, noneho suri yanjye nkayisa nk'uyizamura njyana inyuma. Urabona ko biri guselectiona, ndi guhitamo ifoto nturutsemo hagati njya inyuma, mu gihe bya bintu twarebeye hamwe mbere umuntu yavaga inyuma azi imbere. Iyi ni iyindi ngingo yo kuri select tool. Noneho ugira gute iyo ushaka guselectiona uvuye mo hagati ndetse impande zikaza zingana nkuko twabibonye, uraza ugakanda noneho kuri alt na shift ukabikandira icyarimwe, noneho ugasa nk'ukanda ujyana inyuma. Urareba ko biri kuza bimeze nka kare, impande zose zingana. Iyo rero impande zose zize zingana bigufasha kumenya ikigero ndetse no kumenya gahunda wihaye ku ifoto uko imeze n'icyo ushaka kuyikoresha, kuko hari igihe uba ushaka ko impande zose ziza zingana kugira ngo ubashe kuyikoresha aho ushaka kuyikoresha impande zose zingana. Wenda reka turebere hamwe impamvu guhitamo ifoto ari ingenzi. Reka wenda tuze dufungure indi foto hano. Reka dufungure new. Nkuko twabyize, ntago ndi bisubiremo kubera twabyize. Urareba wenda iyo ushaka reka duselectione ifoto, nkande kuri alt, noneho nselectione gutya. Urareba ko nselectione runo rurabo, cyangwa se ngize gute mpisemo igice kimwe mu gice cy'iyi foto ari rwo rurabo rwonyine. Mitanza hano nkakanda kuri edit, nkahita kanda kuri copy, noneho nkahita nza kuri ya foto yindi, nkahita nza kuri edit, nkakanda iki paste. Ni nko iyo wakanze copy kuri ya foto biba bivuze ngo ndashaka kuza nyishyiremo hano. Urareba ya foto isize yaje ariko imeze ite, ari cya gice na selection kuri ya yindi ya mbere. Urareba kino gice na selection cyangwa se nahisemo nicyo na kopiye nkaza nkashyira hano. Ntago bivuze ngo rero ifoto iza yose, ahubwo haza cya gice washatse kukiza. Noneho reka tujye ku kindi gikoresho gikunze gukoreshwa hano muri Photoshop kuri ingingo ya kabiri. Uraza hano iyo ukanze kuri buto y'iburyo kuri mouse yawe cyangwa se kuri suri yawe, haza akandi gatablo gafite ingingo enye cyangwa se gafite ibikoresho bine. Icyo ako twakoreshaga ni akangaka ko hejuru. None reka tuze tujye kuri akangaka k'uruziga aba ariko dukoresha
turebe uko gakora. Nako gakora neza nka ka kandi k'impande enye, nta kintu gihinduka uretse ko ukuntu kagaragara nyine bitandukanye na ka kandi ka mpande enye, kuko aka kaza kameze nk'akazeru. Urareba iyo nciye kaza kameze nk'akazeru, ku buryo nshobora guselekisiona bikaza bimeze nk'iki nk'akazeru. Nk'ubu nkanze hano kuri edit nkakanda copy, none nkaza kuri ya foto ya kabiri hano hejuru nkakanda edit nkakanda paste, urareba ko rwa rurabo ruza rumeze gute, rwa rurabo ruza rumeze nk'ikiziga. Bitandukanye rero n'iyi ngiyi twaciye ikaza imeze nka mpande enye, iyi ngiza imeze nk'ikizeru. Bityo rero ahangaha akangaka ka tool umuntu agakoresha iyo ushaka guselekisiona mu ifoto, ashaka gucamo igice cyo mu ifoto ngo agishyira ahandi hantu cyangwa se agikoreshe ahandi hantu. Mujya mubona wenda iyo habaye nk'ibiterane cyangwa se ibitaramo runaka, ukabona isura y'umuntu imeze ifoto imeze nk'ikizeru. Buriya baba bafashe ifoto y'umuntu isanzwe bakaza bagakataho ikizeru gutya, noneho bakimura bagahita bashyira kuri ya posteri nyine bashaka gukoresha. Akangaka rero ka gatatu ndetse n'aka ka kane ukuntu gakoreshwa, reka duhere hano kuri aka ka gatatu. Iyo ukanze hano ngo single raw mic tool ugakandaho, iyo uje ugakanda hano ku ifoto haza akarongo gasa nk'agatambitse gutya. Noneho waza hano kuri aka ngaka gahagaze wakandaho umurongo ukaza usa nk'uhagaze. Bivuze ngo rero iyo ushaka guca ifoto gutya imeze nk'iki, ushaka guca wenda ushaka kwicamo nka kabiri cyangwa se ushaka kugira gute, ushaka kuyimura, nuko nguko ubigenza. Ariko icyo navuga nuko utungutu tubiri cyangwa se utu dukoresho tubiri turi hano hasi ntago dukunze gukoreshwa cyane. Ushobora no kuzamara nk'imyaka ingahe utadukoresheje. Nk'ubu nanjye ntago ndadukoresha kuko ntago tugira akamaro cyane, bityo rero ntago tudutindaho. Reka rero isomo ryacu ry'uyu munsi turisozereze hano, naho ubutaha turebera hamwe andi masomo akurikira, turebera hamwe ibindi bikoresho umuntu yifashisha muri Photoshop n'akamaro kabyo. Muharane amahoro y'Imana, naho ubutaha. Ciao.